perezida wacu jewe ndamukunda inge mabwiri gituma ndamukunda izina niryo muntu yitwa Nkurunziza yazanye mu gihugu cyacu Nkurunziza nicyo gituma jewe nzaba ndamukeza ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni byiza uwo mugabo w'icyunja n'ijambo iyo ntwari y'ingingo n'ubuntu ashyira imbere ineza y'abanyagihugu akunda ababyeyi agakunda ibibondo raba ababyeyi bibaruka ku buntu mu mashuri mato mato biga ku buntu abana batarakwiza imyaka 5 bavuga ku buntu ijoro n'umuranga amabarabara arubakwa amashuri n'amavuriro aruzura uburimyi n'ubworozi n'abisiga inyuma ngo turonke umwibu w'umusesekara ingingo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikababaza abanzi b'iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni byiza Chizukuyaga ririnda Bitanga kurinda chenanga gutaha Bikaze bitanga bititangira bitama bikabura bikaburinga n'imirima bigatanga amahoro n'amahonda uri mwiza perezida wacu bikamura musi Petero Nkurunziza n'abarundi agakunda Uburundi Petero Nkurunziza n'abanga yakuye igihugu mu manga Petero Nkurunziza yaraje amahoro araboneka umunyagihugu arirutsa Petero Nkurunziza uwo mugabo w'icyunja n'ijambo Petero Nkurunziza ineza y'abanyagihugu Petero Nkurunziza n'ababyeyi agakunda ibibondo Petero Nkurunziza ababyeyi bibaruka ku buntu ni Petero Nkurunziza n'abatarakwiza imyaka 5 Petero Nkurunziza ijoro n'umuranga amabarabara arubakwa amashuri n'amavuriro uburimyi n'ubworozi n'abisiga Petero Nkurunziza Petero Nkurunziza ingingo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikababaza abanzi b'iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza Nkurunziza bikabura bikaburinga n'imirima bigatanga amahoro n'amahonda Petero Nkurunziza perezida wacu bikamura musi Petero Nkurunziza n'abarundi agakunda Uburundi Petero Nkurunziza n'abanga yakuye igihugu mu manga Petero Nkurunziza yaraje amahoro araboneka umunyagihugu arirutsa Petero Nkurunziza Petero Nkurunziza mukomere cyane ndabaramukije mukunzi wanyu mako ndagarutse rero simbizi niba munyumva reka ariko ijwi ryanjye ryaba ryumvikana ndamye neza ko none muri kunyumva reka ngambashimire mwebwe mwese mbona turi kumwe ku murongo ubwo nababwiye ko birashoboka ko bishobora kongera kugaruka ikindi nuko urabibona nyine ko nicaye muri garage rimwe na rimwe nkuramo imodoka cyangwa kamwe ibikoresho byanjye nuko ntabwo ngomba kubatangaza rero tugomba gukorera hose bivanye n'uburyo cyangwa se impamvu runaka ariko byaba ngombwa ko ngomba gukorera hano reka
tuganire ariko kandi tugakomeze babandi barengana babandi bari mu Rwanda babandi isi yubitse burishyo ababaye igitambo cy'ubugome ababaye igitambo cy'ira y'igihugu gikomeye ku isi ababaye igitambo cy'uko amahanga yashakaga ubutunzi bwa Kongo bigaca mu moko abatutsi babigenderamo abahutu babigenderamo bigeze ku bahutu bo ibindi baricwa musaba imbabazi abandi barafungwa batabwa mu misarani bagirwa gute ibyo byose byarabaye turabizi ntabwo ari ibanga mwebwe muri gusengerwa namwe mwangazwa rero mwebwe mwabuze uko mwiga mwebwe mwabuze ari mucire nayo mumira birashoboka ko dushobora kwikura mu bucakara ntabwo tugomba kubaho imisozi ariko dushobora kubaho mu kirere dushobora kubaho ubundi buzima hirya y'aha ngaha ndakubabwira ugomba gukora akazi kawe ugifite umwanya ugomba gukora akazi kawe mu minsi yawe usigaje umunezero abantu benshi cyane bazi ko ari amafaranga abantu benshi cyane bazi ko abantu bafite amafaranga umunezero ariko barahangayitse ntibaryama ntibasinzira nkanjye ikimpangayikishije ni umutekano w'abanyarwanda kwishyura ukizana nibwo bukungu bwanjye hari undi nawe utaryama udasinzira agakora paka n'umutwe akarwara indwara zidakira kubera ko ashaka amafaranga ntasinzira ntakora iki reka da ari mu mibare arahangayitse muri izo miliyoni arahangayitse muri izo miliyari bikarangira arwaye umutima na ya mafaranga akazaribwa n'abatarayaruhiye kubera ko niba ashaka umunezero nyawe yishakiraga amafaranga abarwe mu baherwe abarwe mu bantu batunze ibyo ntabwo aribyo bifuriza reka twongere dusubirane igihugu gifite ineza igihugu aho umuntu abona mu undi ntamwishishe igihugu umuntu areba undi ntamurebe ku mazuru igihugu umuntu areba undi ntarebe ko ari muremure ari mugufi ari umuhinzi ari umworozi ibyo byose ariko ababizanye murabazi ni ba bandi nyine bashaka kwishyira hejuru ba bandi badasanzwe abo ni ba nyirabayazana aha rero nabihanganije neza abo byagizeho ingaruka ndabizi neza ko hari n'abadashaka kubivuga abadashaka gusubira muri biriya bihe hari abaheranye n'ako gahinda hari abadashaka kubyumva mu matwi yabo hari n'abadashaka kubwira abantu ibyababayeho izo ni ingaruka twashyizwemo n'ibihugu bikomeye cyane hanyuma rero nk'uko bigaragara abari mu buhungiro benshi cyane bamaze kubyumva ariko impunzi nyazo atari ba bandi bigira impunzi hari abigira impunzi bazi kutubwira agahinda kacu bazi kutubwira ibyabayeho bazi kureba umuti w'ikibazo dufite abo barahari kugira ngo batwigarurire tubegere abo barahari none rero ingingo yanjye y'uyu munsi ntabwo yoroshye ariko ntabwo ndi butinye kuyivugaho hari abo nabonye njya nikorera ibiganiro ngo bikabatera ubwoba kubera ko mvuga mu Amerika mvugamo ibiki mvugamo ntibirantangaza niba uzi ko waje nta muhamagaro ufite nta mpamvu ufite ukaba waraje muri Amerika i Burayi hehe uje kurya no kwifotoza no kujya kuri Instagram ukajya kuri Facebook ukajya hehe hose kuri YouTube ngo bakubone kuri umukire ko ubana n'abazungu kuri jye ni igisebo n'isoni ntabwo aribyo nakwira abazungu barashakira ubuzima iwacu natwe tugashakira ubuzima ntabwo naje nembereye ndemera neza ko hari byinshi cyane nshobora kubigiraho ariko ntabwo nabyirata kubera ko ntabwo nigeze kuri itike yanjye y'indege ngo nze kuri pasiporo yanjye ngo nje gutembera nje kwiga nje gucuruza nje kugira ngo nje gukora akazi ibyo rero naje nk'umunyagana ariko ntabwo nizanye hari benshi cyane bari bafite ubushobozi bandutaga ariko niba Imana yarebye ikavuga ati wowe genda ndabizi neza kuri ushobora kuba akana k'amanyamaguru utume niyo mpamvu nta yindi simba n'indi mpamvu hanyuma rero ibyo mvuga aka kanya ni iki Amerika iriko mu Rwanda yabanje igakuramo akaboko kayo ejo nari ndikorera ikiganiro cya Professor Lumumba
avuga ku bijyanye n'ibingibi by'ubutinganyi cyangwa se ibingibi by'ababonana bahuje ibitsina, avuga ati koko gute Amerika ishobora kwempoza Uganda ngo nitanga uburenganzira igihugu kigifite inzara, kigifite inyota, abantu ubuvuzi, abantu imibereho myiza, gutura imiturire, abantu babayeho nk'abatariho, warangiye ukabazana ibyo kwendana mu nda no gukombana mu nda. Ati ibyo nibyo bintu babona bikwiriye. Ese niba kuko ariyo demokarasi, kwishyira ukizana independence, gute bahatira abantu ibyo bakunda naho ngo babikunda? Reba ishyano, ibi bigiranya n'ikinyamakuru. Niba kubwira umuntu ati jyewe rero ntabwo ndya inyama y'ingurube, ati nawe ntugomba kurya inyama y'ingurube, nuyirya ndakwica. Ndabizi neza ko nakubyemereza. Iyo ngabira inyama y'ingurube nkabimenya ntayigusabye twabipfa, ariko wijya kumpatira ngo jyewe kuko nawe utayirya ngo nawe wiyirya, ya icyo ni igitugu. Ati ubwo jyewe ndya imboga z'ibyatsi, nawe uzajya urya imboga z'ibyatsi ntuzarya inyama. Ibyo Amerika ikujyana hari iwacu, icyo nicyo kibazo dufite. Wenda se kwa Museveni ishobora kuba ari inkoni yo kumukubita kubera ko bazi imyemerere ye, ariko mu byo Lumumba ejo yavuze ati bwira ahantu handitse ibyo Amerika ivuga, handitse ko abatinganyi bazica. Ati bwira umunyamakuru w'ubutumwa, bwira niwe murongo. Ati ibyo rero ni ukugira ngo batange ubutumwa hariya, impamvu yo gukora Museveni cyangwa se gutera Ubugande byumvikane. Ati umuntu utemera ubutinganyi, umuntu utemera ibiki n'ibiki, utemera abahuza ibitsina, ababona bahuje ibitsina, ati uyu nguyu, ati murabona ko ari mubi, ati nimujyayo bazabica. Ariko ibyo ni ukurangaza. Amerika irabizi neza ko abanyarwanda bicwa buri munsi. Ejo mu cyegeranyo yakoze yaravuze ngo u Rwanda rugomba kubanza rukagabanya, rugahagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa abaturage. Gusa Amerika uyu munsi ntikizi. Igihe twatakiye tukavuga tugasarara, reka mu y'amadosiye y'abaza muri Amerika abantu bakavuga ibintu akirisi utsindwa, uyu mwanya niho babyirutse. Ubu Amerika ishobora kunyemera nkayijyana mu byeye nkabereka ni aha batsinze runaka, aha batsinze runaka, aha batsinze runaka. Bashobora kunyemerera, bashobora kubinyemerera nkabajyana nkabereka imiryango y'abantu, imiryango yabo bataye mu matuwarete, kandi Amerika igakomeza gutanga imfashanyo, itanga amafaranga, imyitozo ya gisirikare, imibereho myiza y'abaturage, ubuvuzi. Iyi myaka 30 ntabwo ari Amerika imaze ibikora, ndetse igahagarikira umwicanyi n'ubuze bagashaka kubica. Amerika idahari, ariko kuri abandi bahaye ingabire yo kuhakora. Babandi bareba hano hafi amashuri y'abagarukira batazi icyo Imana yateguriye Afurika, barajya bagasigiza ntiberekanye imirongo. Ariko n'ikinaburanye Amerika, amako n'ikinayiburanye ntacyo, n'ikinayiburanye. Ariko ibyo ntibihagije. Nzi ko abantu bari kuborera muri gereza, nzi ko abantu bashinjwa jenoside Amerika izi neza ko abasirikari yateye inkunga aribo babishe, babarimbuye, abandi bakazi kabakira, ndabafite amazina, barimbuye abantu. Harya biriya by'Amerika ntibiri kujijisha. Amerika iyobeye ko FPR yakoze jenoside, Amerika iyobeye ko baherutse gutemagura abantu kishishe. Gute winginga umujenosideri kubera amadiri mwari mufitanye, amasezerano mwari mufitanye y'amabuye y'agaciro, none ubwo bijye mu maboko ya Tshisekedi mukaba mwarabiharuye nabi, bakaba bafite intwaro ndetse bakaba bafite ubushobozi. Murabona ko hari ibyo mushobora guhomba mu gihe mwagumana kurwana. Ariko ngarukiye inkotanyi ku ruhande rumwe, usibye ko mutazitoje umutima, niko baho mwabafashaga. amaperezida yanyu ntabwo yerekanaga ko bari abantu ari abicaye. Nimurangiza mwigira inyoni nyinshi, u Rwanda ntibuhagarike. Mwateretseho Paul Kagame
muyobe ko ari umuswa umuntu ari umuswa muri siyanse ari umuswa mukuri mwari mwaribyo abanyarwanda bose musanguye ariyo mugomba kugira cyangwa mwamuteretseho ku nyungu zanyu no kugira ngo acecekeshe abanyarwanda kubera ko azabica tugaceceka ntituvuge amanyanga yanyu igenda bibwira leta zunze ubumwe za amerika ndiho ntabwo ndiho kubera bo nabo ntibazi ko byagenze uzi ko harimo abanyakuri ariko mafiyori irimo hano ibintu bya mafiya ntibirangire amaraso y'abanyarwanda yamenetse abanyamerika bahishuriwe ukuri bakerekwa uko byagenze bakifata mu maso ko n'ibikorwa bidashobora gukoreka aka kanya koko mbwira u Rwanda rukeneye uburenganzira bw'abahuza ibitsina abagabo benda abandi mu nyo abagore bakombana inyo abagore babitsiritanaho abagabo bakombana inyo ibyo ni byo Amerika ibona Afurika ikeneye cyangwa iragira ngo ituzubaze iragira ngo ikomeze tuvangavange mu mutwe ufasha abagore dufite ni benshi cyane nubwo wahereza umugabo wese abagore batanu n'ubundi baracyasaga muzambaze ugiye ku murango ibyumweru bibiri bishobora gushyira nta n'umugeni n'umuragera none warangiza ukazana ibyo bintu ukabwira abagabo mwabagabo mwerera abagore n'umubareke mujye mwendana mu mifutu yanyu abagore n'umubareke akaba aribyo muri gutoza abantu mubica mu bwonko kugira ngo kororoka ntibizongere kubaho muri Afurika mwabiko kimwe mwe mutareba uburenganzira bari kubahereza kororoka ntabwo bizongera umugore azajya abonana n'undi bamutera iyo miti mwica babahereza uburyo bw'imiti bakoresha abagabo bareka imiti bakoresha bendana ku bagabo abagore ku bagore none barangiza bibicire biba birondoka Afurika no Amerika tivana akaboko muri Kongo amabuye y'agaciro yatangajwe ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ku Rwanda rwo rwa mbere mu masoko mpuzamahanga acuruza amabuye y'agaciro yagurishwaga he bari bayarangura n'ufashe ibuye ry'iwakarizana ashaka kurigeza ku masoko mpuzamahanga za cumi n'ahandi ati iyi ni Black Diamond kubera ko bitaciye mu mifuka ya mafia ibyo byose rero dukomeza kwiterera agatsiko k'inkotanyi ngo karakomeye gakomejwe n'iki Amerika usibye no kubeshya inkotanyi zakomejwe nande zari zifite iki muri Rwanda heramwe ibikiharya amazu yanyu mwubatse Kigali niyo abahangayikishije ko dushobora kubisenya kandi kuko nimudahiriza abanyarwanda amahoro ngo mufate ingamba zikwiriye atari ibingibi bakambana bari kunyuramo byaba ari amahirwe niba arizo nzira mwisemo kugira ngo dutange igisubizo simbizi nta gisubizo ndi kubonamo gihamye abanyarwanda bazabisenya mbabwira ni ukuri ariko kuvuga ngo u Rwanda Bill Clinton ajya kwifotozanya na Kagame mu nka Warren Buffett birirwa i Kigali abana b'abanyarwanda barabagwa impyiko ingingo zijyaye ntabwo ari abanyamerika bazitwara abanyarwanda babujijwe amahwemo bagize gutsinire kuki Amerika idashaka kuvuga kuri izi ngingo mwaratwishe mu burezi ejo ni Igifaransa umunsi n'icyongereza byorohereza kandi byorohereza uyu munsi Amerika nimenye ko abanyarwanda bafite akarengane ese buriya Rusesabagina nta makuru arabahereza ahamye kugira ngo nimukomeze kugamba ubusa abantu bakajya muri politiki ipfuye igize gute turabizi neza ko twebwe ubwacu nk'abanyarwanda abahutu n'abatutsi nta kibazo twari dufitanye ariko ku nkunga yayo ibaze kuko intambara iteye kuva muri 19 kugeza 94 mwarashatse impamvu yarabuze mugafunga amaso abantu bakamarana ingotanyi zanyu mwateretse mwahaye ubushobozi zikamara abantu byagenze gute
abafungiwe Arusha byagenze bite, ababaye abere byagenze bite n'uyu munsi. Uwiringira abakoroni afite ikibazo mu mutwe, afite ikibazo. Ikimbabaza ni ibigoryi biriya bivuga ngo biri guhirimbana, bidashobora kubwira umwanzi n'umwicanyi wacu mu maso avuga ati gabanya ubutunzi bw'imari, ubukunzi bwo gutunga imari no gutunga amabuye ya Kongo kugira ngo abanyafurika babeho. Niba mufite itegeko rihana amabandi y'ubusambo, kuki mwebwe mwumva ko kujya kwiba Kongo mukabigurana amaraso y'abanyarwanda atari ubwigi, atari ubusahuzi? Ku byose kwa ngo bizagera imbere waza umuntu ukomeye arajya gusaba shetani ubushobozi, uwakwicura ajya kumusaba ubushobozi, umuterankunga w'ukwicura amusaba ubushobozi. Ikibazo gikomeye cyane. Rimwe ejo narandi kuvugana n'abantu b'imbabayi bari kumbwira ati reka umuhungu ubu ngubu turakiriye tumerewe nabi, ati kwa kundi twimbaga inzahabu hambere siko bimeze. Ati kera uzi ko umuntu yafataga agakarayi n'igitiyo akavuga ati reka njye gushaka ikiro cy'inyama, nshaka agacupa k'urwagwa k'isongo, nishakira igitenge cy'umugore, ugafata igiti ugashyira ku rutugu n'agakarayi, ukagenda ukayumva ugatera umwino, cyo twita gutera umwino, ubundi ugataha ufite imyanda 2 cyangwa agaceri cyangwa uduceri tungahe zagusekeye. Ati uyu munsi bazanye isosiyete y'Abarusiya. Iyo sosiyete iraza, imashini zigacukura umucanga bagashyirayo n'abakozi, mugakora mukagira gute, mwarangiza wa mucanga bakawufata, sinzi ubuhinga bazanye, bagafata umuti bagaterera mu mucanga, bagafunga, mugategereza izahabu yose iri muri ya mucanga yose ikaziyegeranya, ikaza ari ikintu kimwe, bagateramo amatafari gusa, bwa bundi bwa kare twanyangazaga izo dusemo. Ati siko bikimeze, ati uro twese twahekanye n'akazi gahari, ati nyine niyo mikoro dusigaye dukoramo. Afurika ifite ikibazo. Nibaza abantu mwaje kwiga ku bijyanye n'inganda, mwizi biki, nibaza ukuntu n'uyu munsi tudafite ubushobozi bwo gushongesha zahabu. Ibintu bisaba umuriro gusa. Dufite ababumbyi, ariko ntibaza ukuntu udashobora gushongesha ubutari ubwo ari bwo bwose, bikanyobera. Ibikorwa ku isi turabizi, tunanirwa no gucura isahani, isafuriya ntabwo ibyo babanza kubikura iriya, amabuye abicukura ari ayacu. Ikibazo cya rero ni iki? Ni uko ibigoryi byose biza ngo bije kwiga, ngo biba bishaka kubaho nk'abazungu bitura i Burayi. Reka da, ntuzamubwire ibyo guhanga, ntuzamubwire ibyo kuvumbura, ntuzamubwire imyuga. Bose bize sekretariya, bize ubukontabure, bize ubukerarugendo, bize reka da n'abize ubuhinzi abari nta jambo bafite, abize ubwarimu. Reka da, ntibahembwa kubera ko Afurika bashaka kwihera hasi ba nyirayo ubwayo. Nabwira ko iki gihugu ni igihugu ukirebye ni igihugu cyateye imbere, ari n'ibyiza byinshi, ariko kuri jyewe numva mu kimwaro. Nibaza ukuntu umuntu ajya kwishimira inzu nziza yubatswe n'undi akayifotoreza. Njya mbona bajya berekana imyitwarire y'abakobwa b'amaterialiste, babandi bakunda ibintu, bakagenda agahagarara imbere y'imodoka y'umuntu, yamara guhagarara imbere y'iyo modoka akayifotorezaho amaselfi, ibiki bya bindi bihengeka n'ibyo bateye inyuma. Reka dayigize umuntu nyirayo yanaza ntamubisire ngo agire ngo arebe intuzi, yakamureba akamusuzugura, yakamubwira ati nyabuna ati ese dushaka kuvugana. Akaba yahagaze hano ku muryango gutya ku rugi rw'imbere, ati dushaka kuvugana se bya bindi byabo.
nakabona ati kuvuga atekunesha umwanya urabona ukusasa nawe yajya kumva niba ari nk'aba bandi bafite imodoka za kifabe yajya kumva ukabona arashibutse azanye ubushuti azanye ikinyabupfura kibabarira ati imodoka ni iyawe natwe niko tumeze umuntu aragira muri ibi bihugu agashaka gufata Amerika ngo ayishyire mu maboko ye twariye ikirundi reka yaribagiye igiswahili yaribagiye ikinyarwanda yaribagiye ikibembe yaribagiye numbaza nyamara gifite bene cyo ikiri kwihambira bifite bene byo ibyo bifotorezo bifite bene byo nyamara gifite iwacu iyo mvuga uko ntabwo wavuga ngo ndi gushyira isoni kuri Amerika cyangwa igaragambya ariko harimo imyigaragambyo si ukuyinenga ariko hari ibindi bintu bakagombye gukora ntabwo agombye kuturagira n'ibicucu bifite bwize birambanye za noti bikicara aho ngaho gusa ariko buriza agahinda abanyarwanda bafite uzi bupfubyi uzi abantu batorongeye wanagera ukabura kuvugira abanyarwanda aho ukagenda ugiye guhakwa ngo nawe bakugire perezida ntunabibutse n'amakosa bakoze ntubereke ko bashyigikiye abicaye ntubereke ko ibyo byose biba ari ku nkunga yabo ngo bagabanye ubwo butunzi bagabanye ubwo butunzi bw'amafaranga buciye mu maraso abanyarwanda bazaga gutemana iyo amakuza akaza kugiramo uruhare harimo na Amerika zimbabwe ahubwo murirwa muvuga ubusa muvuga iyobokamana ritariho babigisha ibiki n'ibiki mwarangiza ngo mwatsinze rero rero ugiye ku cyegeranyo cya Amerika n'iminsi maze isaba ngo inkotanyi ngo nimugire ariko byose muragigisha mu Paul Kagame mwamukiza byose ni ukujijisha inshuro ya mbere Rwanda hagarika giruko kabiri Rwanda hagarika giruko ubwo bibaye gatatu ndabyemera neza ko nta yindi raporo Amerika izongera gusora ku Rwanda twagomba gukora ibyo bakora naho ibyo bijya bita impuguke turabizi neza ibyo ari byo batwemere tukagira uburenganzira muri ayo maraporo ibyo nibyo mvuga naho ibindi byose twaba ari ukubeshya twaba ari ugushaka kwirengagizaho ikibazo kiri abanyarwanda ntabwo ari abaswa sinabanebwe ubu twari kuba tugeze kure ibindi byose babikoze mu kugira ngo bagabanye iki iterambere ry'abanyarwanda Afurika yari kuzamuka u Rwanda rwari rubayeho neza arabazaza tujya tuganira kambira ati muri 90 uwahembwaga menshi yahembwaga amadolari 4 5 6 8 10 bari babandi bakoreye cyane nari amafaranga bakoreraga hageranya n'idolari icyo umuntu yashobora kwimaza mu Rwanda icyo gihe ugasanga n'ubundi byari byantabye idolari ryaguraga ibintu ariko uyu munsi byagura iki mu Rwanda icyo numva rero nuko babandi muvuga ko muharanira ineza ya bose utagomba gutega amaramuko y'abanyarwanda babagiye politiki bose muri mashyaka ntimusabe uburenganzira bw'abanyarwanda Amerika Ubwongereza Abafaransa turabizi neza ko bafite ubushobozi bafite intwaro ariko badufasha kugeza no ku byo kurya kubera ko iwacu batera badufashisha ibintu nk'ibyo wenda si ibiti twe turi ku rwego rw'inyuma ariko si ibiko tuva muri 60 twiga mwizi biki mwizi umunena nyina niko nshobora kubivuga mwizi umunena nyina numva nta kintu kinarenzaho icyo nababwira kimwe mwirinde gukomeza mutega amaramuko yanyu no kubaho kwanyu twagashaka buhakitwe nuko mwita kugambana ibyo nibyo nita kugambana bitari ibyo twazaguma muri ibyo nimubwize aba bagashaka bake ko dukeneye amahoro ubucuruzi bashaka nibyo bashaka muri Afurika bagende babigure nta kindi kintu reka ndebe rero kuri kuba turi kumwe ndabizi neza ko amasaha y'akazi yatangiye reka nze ndebe hano ndahabona
ndaza kugira ikiganiro n'ibyo bagona ibitekerezo by'abantu hari ibitekerezo mfite bize kubagezaho uko banabona ibintu Atlantic Blessing n'ubundi Amerika niyo nyirabayazana ndabona mutari benshi cyane reka nduke hejuru bimanze kumera cyane Viki wambaye inzobe wambaje Yesu amahoro muvandimwe namwe mwese chatsi Rosby umugabo mako rwose ko utari bura nzamukosha nzamwicisha imbeho ntabwo ndi kubivuga Emmanuel Bugesera TV A1 Rosby akabona ibinonzi abwira Rosby hanyuma akaza Mbarujeye turahabaye Mako Limone ndagusuhuze Rosby Welas Gamara agira ati twe twibagirwa ko abadukoreye ubwo bwicanyi Amerika yari bashyigikiye yanabateye inkunga ntibigeze bita ku muhoro w'abanyarwanda aka kanya rero bafite ubwoba iwacu hacu chief yaragira ati mukomere cyane abari hano mwese tumansire mahoro suko se nibabanze bakuremo akaboko kabo ko gateterwa sha batubeshe burya ubu twacanye twacanye za kineteri baruje Mako ibyo guhakwa ku bantu batwica bikwiriye gucika Amerika yatugize ibikoresho byayo ntibikwiye hanyuma n'ubundi Amerika niyo nyirabazana iyi na Nelson hanyuma rero kabasezere mbifuza amahoro Imana mbifuza umugisha mbifuza kuzira guhakwa abanyamerika mushobora kudiringa nabo mukavugana mugashaka umwanzuro n'abakapitaliste mushobora gukora nabo ubucuruzi ariko mutamenya amaraso ariko gufata amaraso y'abanyarwanda umuntu akayakiniraho yarangiza ngo FPR gutya FPR agira iki intwaro mwayihaye ntimuzi ko zingana ubushobozi bw'ifasha mwayihaye ntimuzi ko bingana mwayihaye ko ari abahetse kuri ariko kuri mwebwe wavuga n'umugambi nuko umuntu w'injira umunyafurika yongezwa amapeta ariko abanyafurika ntibahaguruka uzashira ibikibari kubera ko rero bamwe matangiye mukanguka reka bareke bashigarize episode kimwe ikiganiro kimwe kiza kuboneka mu minota mike iri imbere n'ibyo bagona ndagerageza gusoma ibitekerezo ndumva nta kintu kinarenzaho reka amasezeze akazi kitari aha ngaha ka pizza nkuru nziza n'abandi yakuye igihugu mu manda petero nkuru nziza yaraje amahoro araboneka umunyagihugu arirutsa petero nkuru nziza n'ababyeyi agakunda ibibondo petero nkuru nziza ababyeyi bibaruka ku buntu petero nkuru nziza abana batarakwiza imyaka itanu petero nkuru nziza ijoro n'umuranga amabarabara arubakwa amashuri nkuru nziza ubundi n'ubworozi n'abisiga petero nkuru nziza ingingo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikaba batabazi iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza nziza bikabura ingana imirima bikazana amahoro n'amahoro petero nkuru nziza perezida wacu mbega muramuzi ni petero nkuru nziza n'abarundi agakunda uburundi petero nkuru nziza n'abandi yakuye igihugu mu manga petero nkuru nziza yaraje amahoro araboneka umunyagihugu arirutsa petero nkuru nziza